imiterere y'inshingano z'umushinjacyaha mukuru wa gisirikari irimo guhuriza hamwe imirimo y'ubushinjacyaha bwa gisirikari, isaba kuyikorana umurava, ubushishozi n'ubunyangamugayo. Turagusaba guhora uzirikana ko gukora iperereza ku byaha ndetse no kubishinja mu nkiko ari inshingano zisaba kubahiriza amategeko no kubikora kinyamwuga, kubahirizwa itegeko nshinga, itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha n'andi mategeko. Turakwibutsa kandi ko gukorana n'izindi nzego zifite aho zihurira n'ubutabera muri rusange ari ingenzi, hagamijwe imikoranire myiza no gutanga ubutabera buboneye kuri bose. Nshingiye ku cyizere ubuyobozi bukuru bw'igihugu n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwakugiriye ndetse n'ubunararibonye usanganwe, nizeye ko izi nshingano uzazuzuza nk'uko bikwiye. Nk'uko kandi umaze kubirahirira, mu mirimo ugiye gukora ni ngombwa ko wirinda gukoresha ububasha uhawe mu nyungu zawe bwite. Ukwiye gushyira imbere inyungu z'igihugu no kunoza neza inshingano zawe, uharanira iteka gutanga ubutabera buboneye kuri bose kandi buhesha isura nziza ingabo z'u Rwanda n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Twese tuzi neza ko discipline ari umusingi ukomeye ingabo z'u Rwanda zubakiyeho. Bityo turasaba kandi turizera ko ubushinjacyaha bwa gisirikari ugiye gukurira ko buzahora buzirikana ko bufite uruhare rukomeye mu kubungabunga discipline mu ngabo z'u Rwanda.